Ese nawe amafaranga yawe ahora ashira mbere y'uko ukwezi kurangira? Ese waba warigeze wibaza impamvu abantu bamwe bafite amafaranga make ariko bakayacunga neza ugasanga bagiriye umumaro, nyamara abandi bafite menshi bakayatakaza yose? Dore ibanga riri hano, ntabwo ari amafaranga menshi ukeneye, ahubwo n'uburyo yateganya ndetse n'uburyo yagenzura. Dore ibintu by'ibanze ugomba kwibandaho cyane. Ikintu cya mbere, gerageza wandike buri kintu ukenera buri kwezi. Burya ntugahora uhahira ku mutima cyangwa se ibyifuzo umubiri wawe ufite. Burya ikaramu n'urupapuro niyo ntangiriro y'ubukire bwawe. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwitaho ni ugushyira imbere iby'ingenzi: amafunguro, ubukode, amashuri, ubwisungane mu kwivuza. Ibyo nibyo bigomba kubanza, ibindi byose bikazakurikiraho. Ikindi kintu cya gatatu, ugomba guteganya duke two kwizigamira. Burya niba ufite amafaranga 10,000, shyiraho nka 500 cyangwa 1,000. Ndabizi ko bitoroshye, ariko ni intangiriro yo kwigira. Burya amafaranga atangira gukura buhoro buhoro, ejo ukazasanga ufite amafaranga menshi, kandi mu by'ukuri bavuga ngo amwe yagiye abyara andi. Ikindi kintu cya kane ugomba kwitaho ni ukwiga kugenzura ibyo utumiza cyangwa ugura. Burya hari igihe tugura ibintu bidafite akamaro, tukabura ibyo twari dukeneye by'ukuri. Ijambo rimwe rikomeye ni discipline, cyangwa se imyitwarire, cyangwa se guhozaho. Burya amafaranga make ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni uburyo yacunga ndetse n'uburyo yakoresha. Burya buri kwezi ushobora kugira intambwe nshya iyo witoje kugenzura, kuzigama ndetse no guteganya. Ntiwibagirwe ko amafaranga yawe ari ejo heza ahawe, ni nayo mpamvu ukwiriye kumenya kuyateganya neza uyu munsi. Niba ubu butumwa bukugiriye akamaro, kanda like, ukandi subscribe kuri Press TV, kandi rwose utubwire n'igitekerezo cyawe, mu by'ukuri nicyo ukunze kugura ugasanga cyagutwaye amafaranga atari ngombwa. Ni ibintu bibaho cyane. Twongere duhurire mu yindi video.